Hi guys, nshuti za Big Grace TV mumeze mute? Nizere ko Uwiteka abarinze, nizere ko muri gusoza umwaka amahoro, nizere ko mumeze neza aho muri hose kandi turabakunda, turabishimiye, namwe muradukunda, Imana ibarinde. Uyu munsi rero nje kukubwira ibintu bitanu bizakwereka yuko uwo mubana, uwo mwashakanye, uwo mwiyemeje kuzabana akaramata, uwo mwiyemeje kuzatandukanywa n'urupfu, nje kukubwira ibintu bitanu bizakwereka yuko munegetse. Niba ari wowe unegetse, niba ari we unegetse, niba ari we unegetse, ariko umwe muri mwe aranegetse. Kubera iki? Kubera ibintu bitanu ngiye kukubwira, nubyibonaho ni ukurusenge. Ushyire imbaraga mu gusenga, wongere amasengesho, kuko karabaye. Usigaye ku ruhu, inka yariwe kera. Iyi ni Big Grace TV, njye ndi Marie Grace Bagambake. Wewe wakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo, warakoze cyane kudushyigikira. Hari abantu babona buri video bagakanda kuri subscribe. Oya, niba warakanze kuri subscribe, igihe wabikoreye icyo ari cyo cyose byararangiye. Niba ugiye gukanda kuri subscribe noneho hano kuri iyo nzogera, nawe biraba birangiye, ubutaha uzajya ureba video zonyine, nta kintu uzajya wongeraho, ubwo warangije kuduteza indi ntambwe. Indi ntambwe ibisigaye ni iyo kureba video zindi dukora, ukareba video ikarangira, ukanakora kuri share ukayigeza no ku bandi, kugira ngo duhugurane kuri Big Grace TV ibyo tubagezaho bigire no ku bandi. Subscribe ni rimwe, niba warabikoze byararangiye rwose. Kudushyigikira ntabwo uko ubonye video ukanda kuri subscribe ngo kugira ngo tugire abasubscribers benshi. Oya, ni rimwe biba birangiye. Twagiye. Bitanu bizakwereka yuko kabaye. Icyambere, uzabona uwo mubana atakikwitayeho, aguhamagara gusa agiye kuguha amatangazo. Umwana yarwaye, bambwiye ko yarwaye, ajya kumufata ku ishuri, akaba arakubye. Nta kabonjour aguha, nta mwiriwe, akazi kagenze gute, umeze ute. Yemwe mujyana no mu murima guhinga, umwe atavugisha undi, urumva? Witaba telefone ye cyangwa wumva ijwi rye, ameze nk'uguha amatangazo. Itangazo ryarangiye yari yagupangiye, agakupa telefone ye, agafunga umunwa we, ntiwongere kumwumva. Aho hantu uzamenye ko kabaye, uzamenye ko urugo rwawe runegetse, uzamenye ko umukunzi wawe usigaranye housing gusa, umuntu w'imbere yagiye ahandi. Kabiri, niba ubona umukunzi wawe nta kintu na kimwe, iki kimwe akora kugira ngo agushimishe, unezeze, nta kintu na kimwe akora kugira ngo akuryohereze ubuzima, urugero rworoshye, nta kado cyangwa gift aheruka kuguha, ntayo yaguha nubwo yaba yituye mu nzira, na bombo yo ku gati ntayo yaguha, habe n'ikirindazi cya denjiga ntacyo yakuzanira kuri butike. Biriya mpamvu yazanira abana be, yabakorera ibirori, yabasohokana, ariko wowe nshuti yanjye karabaye. Niba ari wowe uri kubibona ku mugore wawe, niba ubona umugabo wawe, ubwo umenye ko umwe muri mwe kabaye. Mbese muri icyo gihe uri kubona nta tension n'imwe aguha, ngo abe yakubwira ngo wambaye neza, abe yakubwira ati urwo rukweto wambaye ntabwo rukubereye, rwarahengamye, ntabwo yakugira inama ati uyu munsi uze gutaha kare kubera ko ntiyakwibutsa gutwara umutaka abona imvura igiye kugwa, cyangwa abo mwiteganyagihe batangaje ko imvura iri kugwa. Mbese nta kantu na kamwe kakwerekeyeho kakugirira neza, katuma nawe useka, katuma nawe umenya ko Yesu agira neza, kakimuturukaho. Dear friend, karabaye. Ni ukuri, uranegetse muri urwo rugo. Niba ubona ntacyo kivuze kuri we, karabaye. Gatatu, niba ubona uwo mubana, uwo mwasezeranye akaramata, mwasezeranye gutandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, atakikubwira na rimwe ku bijyanye n'ahazaza hanyu, n'ahazaza h'urugo rwanyu, n'ahazaza h'abana banyu, friend, karabaye. Nta mushinga w'urugo akikugezaho, kandi mbere byarabaga, ubona muri munsi aba ari occupé, aba ari busy, ntagiye kure, ahora ari busy, ubona ari busy, aryamye uhora ari busy, ari kuri telefone, ahora arera telefone, ahora yonsa telefone, muri toilette ni telefone, mu buriri ni telefone, mu ntebe muri salo aba yubitse umutwe muri telefone. Wowe ntazi ko uhari, ntazi igihe waziye, ntamenye igihe wagendeye. Kane, nta kintu na kimwe agishaka kukubwira kuri we.
Niba uri umugore ukaba nta kintu na kimwe cyawe ugishaka kubwira umugabo wawe, karabaye. Niba uri umugabo ukaba nta kintu cyawe na kimwe ugishaka kubwira umugore wawe, karabaye. Bivuze iki? Bivuze ngo il ne s'ouvre jamais à toi. Byaba ari ibyiza, byaba ari ibibi, ntakubwira ubukwe ejo azajyamo, ntakubwira ejo inama azajyamo, ntakubwira ahantu hagize ibyago ejo azajya gutabara, ntakubwira ko nawe ubwe yagize ibyago. Ari aho, ni stati, ni housing, nawe uri aho, uri stati, uri housing. Dear friend, urugo ruranegetse, karabaye. Muri ku ruhu, urugo rwarariwe. Kuvuga ngo il ne s'ouvre jamais à toi, ashobora no kuba il ne s'ouvre jamais à toi niba ari wowe mugore nyine kabayeho ufite akabazo wagiye ku ruhande cyangwa barabuye, urumva. Niba nyine kuri ino ngingo mubana nk'abataziranye, urumva, nka kwa kundi ushobora guhurira n'umuntu mu modoka ukaba busy kuri telefone nawe akaba kuri busy, mukagenda mugeraho umuviramo kuri areta, umwe akavamo n'undi akavamo, urumva. Niba nta gasantima na kamwe kikugaragariza, nta ka emotion ubona ababajwe n'ikibi cyakubayeho cyangwa se ubona nejejwe n'ibyiza byawe, yewe nubwo wagira promotion mu kazi, nubwo wajya muri misiyo nziza ifatika izinjiriza urugo, ubona ntacyo bimubwiye. Muri make, kuba atakigukunda iyo bigeze kuri uru rwego aba abona ntacyo uri cyo imbere ye. Ubwo ni ku mpande zombi uriyumva aho uherereye. Niba ari uwo mukorana mubana bimeze gutya, niba ari wowe umeze gutyo kuwo mubana, karabaye. Kuri iyi ngingo ya 4 niwitegereza neza uzabona ko nta n'ubwo bakigira agifite, nta n'ubwo bakigira bwo kugutakaza, ntabwo bakigira bwo kukubura. Ni ukuvuga ngo kuri we wapfa, kuri we wakora accident, kuri we wakwahukana, kuri we washaka undi mugore cyangwa undi mugabo, iri sampudoto, karabaye. Aho ngaho ukora attention nshuti yanjye, upfukamusenge, karabaye. Urugo rwanyu rwaragiye, rwariwe kera, musigaye ku ruhu, muranegetse. Impamvu mvuga ngo muranegetse cyangwa ngo muri ku ruhu nyine urugo rwariwe kera, nuko kutakugira nuko kugira kuri we uba ubona bingana, nawe uba ubibona kunegetse. Urabyumva ibyo ndi kuvuga, gusa Imana ibikunyuze ku ruhande. Icyanyuma 5 nakubwiye ko uyu munsi nkubwira ibintu 5, ubukurikiyeho mu kindi kiganiro nzakubwira ibindi 5. Icya 5 kizakubwira yuko uwo mwiyemeje gutandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, uwo mwiyemeje kubana akaramata, uwo mwiyemeje gusangira akabisi n'agahiye, iki kizakubwira yuko usigaranye housing gusa. Il ne te respecte plus, il ne te respecte pas, elle ne te respecte plus, elle ne te respecte pas. Kuko kera yarakubahaga, kera waramwubahaga, umugore wanjye, uti byose byanjye, umubyeyi w'abana banjye, my all. Ntabwo byari amagambo gusa, urabyibuka mukiri muri sheri ishushu, mukibyara umwana wa mbere n'uwa kabiri, uretse ko ubu bitakinategereza ko mugera kuri abo bose. Hari n'igihe hashya nta n'umwe muranabyara. None ubu uko ubibona, yabikubwiraga atakubeshya, none ubu no kuba yabikubwira akubeshya ngo uri byose byanjye, uri mutima, uri kipenzi changu, no kubikubwira byibuza nakubeshya ntiryamuva mu kanwa, ntiyanabirota no mu nzozi, ntiyanabyivugisha byibuza ngo nikakugwa mu gutwi uvuga ati aha agatima karacyariho. Ntiyakwirirwa nabikubeshya, ntiyabibonera umwanya, ntiyabibonera n'imbaraga. Barayera afite abandi abibwira, ko nagaciyemo. Inshuti yanjye, amaso araguha. Nkubwiye 5, utanza kubwira ibindi 5, ariko nawe amaso araguha. Ikindi kizakubwira kunegetse muri urwo rugo, ko urugo rwanyu ruri mu manegeka, ni uko ahora ari busy de je ne sais quoi. Ahora ari busy, ahora ari busy, ahora ari busy. Nta kubonera umwanya nako akanya, n'akanya ko kugutaho wowe ntako afite. Mbese mu yandi magambo uri nul. Ndabakunda. Iyi ni Big Grace TV. Ciao. Kora subscribe wowe utarayikora, kandi nawe Imana ikwagure mu byo ukora byose, kuko iyo uteje n'intambwe y'uko subscribe utuma tugera ku rundi rwego. Nawe Imana ikwagure mu byo ukora byose. Turagukunda. Ikiganiro cy'ubutaha sweet, igice cya 2 hano ntikizagucika. Ndi Marie Grace Bagambate.